Imibare mishya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare irerekana ko abanyarwanda bageze kuri miliyoni 16,246,394 bavuye kuri miliyoni 10,515,973 bariho mu mwaka wa 2012. Ibyo bigaragaza ko mu myaka 10 ishize abanyarwanda bamaze kwiyongera ku rugero rwa 2.3%. Iyi mibare ikomeza ishimangira ko abanyarwanda bageze mu myaka yo gukora bavuye kuri 53.2% ubu bageze kuri 56%, ariko bari munsi y'imyaka 30 bavuye kuri 77.3% ubu bageze kuri 65.3%. Nubwo 72.1% by'abanyarwanda batuye mu cyaro, miliyoni 2,280 n'abaturage 854 nibo bonyine bakora ubuhinzi n'ubworozi. Abanyarwanda bangana na miliyoni 1,463,347 bafatanya ubuhinzi n'ubworozi, ariko bakora ubuhinzi bwonyine bangana n'ibihumbi 611,581. Abandi ibihumbi 205,924 ubuzima bwabo babuhariye ubworozi. Abo nibo bitezweho gukora ibishoboka byose kugira ngo batange umusaruro uhaza abanyarwanda basaga miliyoni 13 banasagurira isoko ry'amahanga. Nubwo umubare w'abanyarwanda banakeneye kurya wazamutse, ariko abakora ubuhinzi n'ubworozi bakagabanuka. Bwana Ildefonse Musafiri, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, avuga ko iyo mibare nta kitwaye. Kuri twe tubonamo inkuru nziza nka tuba mu buhinzi n'ubworozi, kubera yuko mu myaka 10 ishize ingo ziri mu buhinzi byaye 90%. Ni inkuru nziza kubera yuko ni sinye yuko igihugu kiri gutera imbere. Buriya mu rugendo rwo gutera imbere ibihugu byose, iyo haba icyo bita economic transformation, iyo itera imbere abantu benshi bagenda bava mu buhinzi bajya mu zindi serivisi, bajya muri serivisi no mu nganda. Turakomeza ibintu nka 6 by'ingenzi kugira ngo nibura b'abanyarwanda twabonye benshi bari mu buhinzi, cyangwa se nanga twabonye abanyarwanda babone ibiryo, kuko nibura bagomba kurya, bamugane hiriza ubishaka. Icyanyuma gato cyane nuko nka leta twafata umugambi wo gushyira amafaranga mu buhinzi, kuko niho abaturage bari, niho abanyarwanda bari. Iryo gabanuka ry'umubare w'abakora ubuhinzi risanze ibiciro by'ibiribwa biva kuri urwo rwego bivugisha abanyarwanda batari bake. Ababishinzwe nabo bemeza ko biterwa nuko ubwiyongere bw'abanyarwanda budahura n'umusaruro w'uru rwego. Icyakora abahanga mu buhinzi nabo bagaragaza ko ubwinshi bw'abahinzi budasobanuye umusaruro, ahubwo ngo hakenewe ingamba zivugurura uru rwego bikajyana n'ubwiyongere bw'ingengo y'imari, ariko ngo hanakenewe gukurikirana imikoreshereze y'iyo ngengo y'imari. Dr. Bihira Canisius: ubuhinzi kugira ngo bugende neza bujyane n'umusaruro bukorwa n'abantu bake, ahubwo bagakoresha ibikoresho bifite ubushobozi bwo kongera umusaruro. Hakabaho uburyo bwo guhitamo imbuto nziza z'indobanure, gukora ifumbire izashyirwa muri ya mirima, hakaba no kuyirinda isuri. Noneho tukabona umusaruro uhaza abanyarwanda, tukabona ujya mu nganda kugira ngo tubone ibyo twohereza hanze byanyuze mu nganda, noneho tukabona n'ibyo twohereza hanze bitanyuze mu nganda bitabara abantu n'ibigaburirwa amatungo. Birumvikana ikintu rero mbona cyakorwa nuko iriya ngengo y'imari yakwiyongera nibura ikagera nko kuri 20%. Hari urugero rwa nkunganire ubwo rurimo gukora neza, ariko nk'urugero rwo kugira ngo umuturage atunganye imirima biracyari ikibazo, kuko hari abakoresha ya masuka ubundi yagombaga kubagara, hagombaga kuboneka za mashini. N'ibyo ngibyo barabivuze, wagiye kuzana imashini yumisha, akazana ikora igikoma, wagiye kuzana imashini yenga ibitoki ngo haboneke umutobe, akazana isabona umutobe. Ibyo ni ibintu hari abantu bashaka gukira vuba, nta nubwo ari mu Rwanda honyine, ni ahantu henshi. Ni kera nkagira inka yarigira inka muturage, bayigira ngo agira inka muyobozi. Na biriya rero by'ibintu byo mu buhinzi n'ubworozi, abantu bigize inkebebe, leta yagombaga kubareba ndetse ikabafatira ibyemezo bikakaye, noneho bya byangombwa bigenewe umuhinzi n'umworozi bikamugeraho bitanyuze ku bantu bazabinyiriza. Iyi mibare ishimangira ko 53.4% by'abanyarwanda aribo bafite akazi gafitanye isano n'ubuhinzi. Icyakora guverinoma y'u Rwanda ivuga ko izakomeza gukora amavugurura atuma urubyiruko rubona ubuhinzi nk'amahitamo ya mbere y'ishingiro ry'imibereho yabo. Ariko abahanga bo bavuga ko bizasaba urugendo rukomeye mu gihe cyose ubuhinzi bwakomeza gushingira ku kirere. Kubona imbuto zera vuba kandi zitanga umusaruro uhagije nabyo bikaba bigitegerejwe. Bikongeraho ko ngo no kubona isoko ry'umusaruro bigikomeye. Ibyo byose ngo bishimangira ko hakiri urugendo rukomeye ku buhinzi bw'umwuga. David Nzabonimpa, TV10.